none abantu barashaka ko mbyuka mvuga ko APR ikomeye yakaniye none ibintu byose aruca abana Mamadusi arataka international cyane reba umuntu arimo araguha passe umuzamu ayohereje neza umaze imyaka aho togahagaze umwata kurimo kumubona imbere yawe nimwebeshe yuko reba n'umupira usubije banze kuzamura amaboko reba ntayimuhaye reba usubijemo nabwo yanze kuzamura amaboko arayahina akosira karebye ho urebe buretse gata usubizemo kuko burya hari igihe umuzamu kubita kuriya wawutera nabwo akawukuramo reba urabona atarayahinnye se doka yarayahinnye yatanze umugabo yarayahinnye yagomba nabwo yarayahinnye ngo adakora ikosa akawukuramo none wagira ngo byuka mvuga ko u Rwanda rw'abanye rutayizamu ugiye guhoza abanyarwanda amarira hano mu Rwanda rutayizamu ngo ugitangaza reba amuhaye passe amuhaye assist ariko nawuteyemo yashobora gukora rebound abantu bose amaboko arayahinnye Karenzi dufite ikibazo abo bantu bose ngo bamenye umupira wareba ukuntu abantu bamakanya kuri Pavel no Plex uzama ararengana rwose arenganira iki babanje kubeshya reba bagaruye iyi video umupira yawurekeye mu bwende ibi yabikoze nkana ndetse no gutuma uzama atarambura amaboko reba ukuntu ureba ariko reba ukuntu ureba ugenda amaboko yarayahinnye like bura kazungu ari kintu utayamutekereza amaboko ni gutuma uzamu atarambura ewe Yesu uzi nka Pavel yaza kuba yaraguzwe n'undi muntu zuminze utaritade uzanerize bibi zacimaka uski ibintu ntabibonye garuye iyo video nashyize kuri X Yezu we ariko abaswa bose umuzamu kare no kwisi ugeze ubona umuzamu wawe kurambura ukuboko abaswa barimo kuvuga ngo yaraguhinnye impamo y'Imana ahubwo abaswa barimo kumvuguruza uyu muzamu stade wamuguze uzi yaza kuba yaraguzwe none se match itaratangira reba sha match ntiraba totally unprofessional kare tuvugisha ukuri ibi bintu nge ndifuza ko twirinda kuvuga kuri ibi bintu bitego bagiye barika bikajyamo gutya abakunzi baruhago mureke tubasubirizemo inshuro nyinshi babyirebere mwivugira ibyo mushaka mbere kujya ku bitego Pavel na Ruboneka ni usatiriye Ruboneka mbere uko match itangira iba byita bromance noneho ngo Sefu mu gice cya kabiri bariye bibiri ku busa waje aterura baruboneka bava mu Rwambariro abaterura bariye bibiri ku busa neriva yamwe tunuko nta kamera nayo mfite nya kamera ntiyaraho hafi Sefu ngo aje aterura baruboneka bava mu Rwambariro abasimbiza bwari ubusabane 2-0 ibacaro ubusabane rero murashaka ko mvuga ngo Karenzi abantu barimo kureba Pavel ajya ko nk'ibintu kukima ntayibonye kandi narebye Pavel ntabwo nabyitaye yashoboraga kuba yatanze yeretse Rayon Sport ko bine muri iriya match rwose byari kuba bine Dawuda yamuhaye igitego rwose akubita poto amwihereye passe sinzi niba mwarabibonye Dawuda cyangwa Mamadusi sorry Mamadusi yamanje kumenya igitego rwose igitego umupira ukubita poto uragaruka abanyarwanda bazabyuka babeshya kwambura igitondo Pavel nzira abujije amanota 7 Rayon Sport muri champion igitego cya polisi yapanchize umupira wihera Zidane murabyubuka cyane Zidane awushira mu mutwe match ya kabiri ya Gasogi banganya bikari ko acecetse niba nibeshye ibitego bibiri bya Gasogi harimo amakosa kwirinda kugira ibyo mvuga kuri match kuko hari icyo nabonye ubwo buranyicaro ariko nicyo navuze Karenzi ndavuga Rayon Sport izajya igura abakinnyi APR yasezereye Pavel ntakwiriye kugwa nyuma ngwapere ngo yibeshye okay abafana mu bitekerezo mutekereza iki kuri ibitego Pavel yatsinzwe muri kuri iki kuri assist Pavel yahaye Togi yanamushota ashobora gukora rebound akawukuramo agahina amaboko icyo ni icya mbere icya kabiri ku gitego cya kabiri wabonye ko roho yarahagaze yanga amaboko arayahina burundu mana we assist yahaye Togi ni umuzamu akwiriye kuba ari mu bafana nubwo kuyati yakora Pavel nge nemera ko ari umuzamu ukomeye nge nakomeje gutaka batikazuba kuri Marine yagize performance nziza cyane kuri Marine wabonye ibitego yakuyemo narabonye ariko kuri Marine ntabwo ari umuzamu akora ibintu nk'ibi Singida urayihaye igitego yayihaye ibitego bibiri reka twari kumwe Dar es Salaam Chamanzi Singida yayihaye ibitego bibiri Rayon Sport itsinze n'icyambere cya Singida rega kirimo amakosa y'umuzamu kurikije hano umukinnyi wa Singida yatereye yashobora gusimbuka umupira akawurenza zamu reka tubyemere ko byamutunguye kimwe rero irashaka icya kabiri ngo ikomeze uyu Suwa Singida igitego ariko kubera ko uyu mupira wacu urwaye uyoboye na batadeo batazi umupira batanabyemera kugirwa inama
arakomeje hawe match zose. Kazungu Mfiki na Paveri turapfa isambu. muranazira Kazungu afite umuzamu yazanye muri Rayon Sport ngo witwa Mugisha Yves. Ubu niko babihinduye. Ko Kazungu avuga ko Mugisha Yves ari ukwiye kubanzamo ngo ni wamuzanye. Kazungu mu myitozo Neriva yarambwiye ati abari mu kipe ya mbere ngo Kazungu ari kugurisha abakinnyi. Uko bihinduka Neriva ntabizi. Neriva aravuga ati mu myitozo Mugisha Yves abari mu kipe ku yo teori ariko ngo nako yatera wa Kazungu. Ndumva bwa mbere rwose nabwo bavuga ko ari wa Kazungu. Wakazungu aramuguze mu bantu imfube. Yavugaga ko agomba kubanza ari gake umutoza ahindura umuzamu. Icyo gihe yabivuga. Umuzamu yatangiranye nawe ni umuri. Yabivuga ingamba z'ubwirinzi bavuga ko Kazungu ari ngo Kazungu. Yatajya kuva namubona. Wamuriyemo komisiyo. Igihagararo cye ni cy'abazamu. Kazungu yamuriyemo komisiyo. Ubwo urumva kuba mvugira Mugisha Yves nahabwa kuko nahabwa amahirwe. Na Ntwari Fiacre yabanje guhabwa amahirwe. Yego.